Yes, nanyangusuza kandi nizere ko umeze neza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru ni Kigali News 250 ndakwifuriza gukomeza gukomera kandi ukanibuka uniyubaka. Ni Kigali News angaha duhagaze turi mu karere ka Gasabo aho turi mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu naho tuje kumva ibiganiro cyangwa tuje kumva amwe mu mateka y'ibyabereye muri kano karere cyangwa muri no murenge. Hagiye kwa ibiganiro bigiye bitandukanye, hagiye kunyura byinshi bigiye bitandukanye, harabo buhamya, hari abayobozi bagiye batandukanye, hari umuyobozi vice mayor w'akarere ka Nyarugenge, hari umuyobozi w'umurenge wa Kinyinya. Turibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ndetse mu biganiro muza kumva muraza no kumva yuko hari benshi abari no muri gereza baba bakomeje gusabwa cyangwa baba bakomeje kubwirwa yuko bavuga ati umuntu kanaka naramwishe arahanaha ugatunga urutoki kugira ngo abashe gushyingurwa mu kibazo. Turagushimiye. Ibindi biganiro bigiye kubera hano muraza kubibona ndetse naho twavuye mu rugendo rwabanje rw'amaguru kugira ngo tuze hano mwabibonye ka tubaragize Imana. Ibindi byose murabikurikira ngaha twibuke twiyubaka tuvuga ngo never again. Hanyuma mufate ijambo ryo kuduha ubutumwa tugeneye kuri uyu munsi. Kugira ngo rero munyemerere hanyuma dutangire gahunda yacu, dutangize n'umurata wo kwibuka. Murakoze. Mwiriwe neza nyakubahwa vice mayor akaba n'umushyitsi mukuru, banyacyubahiro mwese muri hano, abaturage b'umurenge wa Kinyinya by'umwihariko mu kagari ka Kagugu na Gacuriro, kuko turiho turibuka abatutsi bishwe mu cyahoze ari segiteri Kagugu.
nagira ngo tubahe ikaze muri iyi mihango nk'iyi. Ubundi ijambo ry'ikaze n'ibyubahiro nagira ngo tuba tubishyize ku ruhande, ahubwo tugaha agaciro abo twaje kwibuka. Uyu munsi rero nyakubahwa Vice Mayor, twawuhereye ku rugendo twakoze twerekeza aho bita kuri Blende. Iyo mumanuka mwerekeza kuri fawe iburyo bwanyu ahasanga ikifaru gihari. Hariya hari amateka akomeye, niho twabanje y'aho hantu. Umuyobozi wa Ibuka naza kugira umwanya wo gufata ijambo araza kongera kudusubira mu mateka yaho, kuko ni ahantu hafite agaciro gakomeye, kuko hanatsa twari bw'ingabo zari za RPA babashije kukarasa, ndetse abandi gufungura umuhanda kugira ngo ingabo ziva ku murindi zishaka kuza imbaraga n'abari hariya kuri CND kugira ngo babace imbaraga. Ariko tugira amahirwe, ubutwari nanone dukomeza gushima, ingabo zari zamaze kuhagera ziraharasa zirakirasa icyo gifaru, ndetse n'ibindi byari hamwe bariruka, inzira iba nyabagendwa. Nagira ngo Perezida w'Ibuka naza kugira umwanya turaza guhabwa amateka acukumbuye y'aho hantu tuvuye, ndetse tunahashyira indabo kugira ngo twibuke abatutsi bishwe muri uyu murenge, by'umwihariko mu cyahoze ari Secteur Kagugu. Nanone umuhango wacu twawukomereje mu misa, aho twagize igitambo cyo kuragiza no kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, tubaragiza Imana ndetse tunihanganisha abarokotse kugira ngo dukomeze twibuke twiyubaka. Murakoze, naje kubasuhuza mwese abarimo dufatanye kwibuka, abadufitiye abafite ibikomere, kandi ijambo ni ntore impumure. Dufite igihugu cyiza, dufite u Rwanda rwiza, dufite n'Imana mbere ya byose. Ntitwiyahuye, ntitwahoye. Icyo ni igikorwa natwe tugenderaho cy'ishema ryacu. Ikindi ni gushima ababa bateguye, abo twaje kwibuka barabona ko kubasubiza agaciro ari cyo cya mbere, cyangwa twicaye dutuje ukuri, kandi turi na benshi. Turabaramutsa rero tubabwira ko twaje kwibuka. Iminsi ni myinshi, ariko kandi umwe w'ingirakamaro, umwe mu mwaka, nishimo dushima leta kurusha ibindi byose, dushoboje kwibuka abacu. Nongeye gutera ijwi hejuru nkaririmba ngira ngo dufatanye kwibuka. Ubu rero turiteguye kwibuka. Navuze nk'abagabo b'ikwerere, abasore, inkumi, abana. Nababwiye ngo tugomba kubaha kandi twishimira wo kwibuka abacu. Munyihanganire mutuze tubibuke. Munyarwanda nkwibutse se, Munyarwanda nkwibutse se, kwibuka uhora wibuka
ukomwana gato ukamwibuka cyangwa se ukabibuka nta banga nguhishe mana ndananiwe umutima wanjye urantegeka nabuze imbaraga unduhure ndacyabunamiye sindata igiti nibuka bya bitambambuga nkaniha urupfu bapfuye ni rubi ba nyina bakojejwe isoni ndacyabunamiye sindata igiti abajugunywe mu manga n'inzobo ndabibuka n'abashangukiye imusozi hari n'ababuriwe irengero ndacyabunamiye sindata igiti sinkwibutsa kwibuka uhora wibuka ukomwana gato ukamwibuka cyangwa se ukabibuka abapfayirwaga hamwe ndabibuka sinihishe ngo nsigare nubwo ndi igisengeri ndacyabunamiye sindata igiti tubwira ko abenshi muzi guta igiti icyo ari cyo nyabusa munyarwanda yibuka igihe gishize cyo gashira imigezi yahindutse amaraso ndacyabunamiye sindata igiti nari mfite umuryango munini urawibuka wowe wari ufite abavandimwe bose bazize akarengane ndacyabunamiye sindata igiti sinkwibutsa kwibuka uhora wibuka ukomwana gato ukamwibuka cyangwa se ukibuka muri twe harurari ntarami bugesera undi inzozi ze ziba gisozi cyaratanzwe mu gihugu hose mu midugudu yose igize igihugu cyacu n'ahandi hanyuranye hagiye haba kwibuka nk'uko twabigize uyu munsi. Ni ikiganiro gikubiye mu butumwa bwateguwe na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, kikaba kiri ku mapaje ageze ku 8, ariko nk'uko mwagiye mubigezwaho ndi bugende mvunagura kuko n'ubundi ikiganiro baragihawe. Ikiganiro n'ubundi ni ukuganira twibukiranya amateka y'igihugu cyacu.
mu ntangiriro yacyo banyakubahwa bashyitsi batugendereye, umushyitsi mukuru umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije n'abandi banyacyubahiro baje hano uyu munsi, abanyacyubahiro batuye akagari kacu ka Gacuriro n'aka Kagugu. Mu ntangiriro y'ikiganiro hagaragaza Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ifite imizi miremire y'urwango yabibwe mu Banyarwanda igihe kinini. Ibi kandi ntibyagaragariye ukuntu byagiye bigaragaza mu mizi yabyo nk'uko ngiye kugenda mbisoma, ariko hamwe ndagenda nsobanura mpamvu z'ibyagiye bigaragaza neza uko byateguwe. Ubumwe bw'Abanyarwanda mbere y'umwaduko w'abazungu. Turabanza turebe uko igihugu cyacu Rwanda cyari kimeze, imiterere yacyo, ari naho abakoroni naho baziye bahereye basenya, ko basanze igihugu cyacu u Rwanda gisobetse, ndetse bamwe ngo baranibajije ko basanze abirabura muri Afurika ariko bifite imiyoborere imitekerereze nk'iy'iwabo. Ni igihugu gihuza ururimi Rwanda, umuco wacu, ibidutunga, iyobokamana, imigenzo, imiziro n'imiziririzo. Ibi ngibi iyo ubyitegereje muri aka karere dutuyemo, kubera ubuhunzi ndibugereho imbere ariko ukabivugaho nkiraha, ubwo buhunzi nkanjye navukiye i Bugande, ariko i Bugande hari amoko ageze kuri 58. Ayo moko buri bwoko bugira ururimi rwabo, umuco, imigenzo n'ibyo barya. Nta hantu nari ntaziho urugero, iyo ubonye Abagande baba bafite ururimi rw'Ikigande, bagira ibibatunga bahuriyeho, bakagira n'igihugu cyabo kikitwa gutyo. Wajya mu Nkore nuko, wajya muri Tanzania ugasanga Abasukuma bavuga Urusukuma, batuye mu karere kabo. Wajya muri Kongo ugasanga Abahunde cyangwa Abanyanga cyangwa bafite ururimi rwabo n'imico yabo. Ariko u Rwanda ni igihugu basanze dufite ururimi rumwe, dufite umuco, dufite iyobokamana, kandi duhuriye ku mwami. Twemeraga ko umwami ari umuyobozi w'ikirenga, kandi igihugu u Rwanda kikemera Imana imwe y'u Rwanda. Banavugaga ngo yirwa ahandi igataha i Rwanda. Umwami rero nawe yabaga hari n'izina rindi yagiraga yitwaga Umukama, kubera ko yasabaga Imana igaha Abanyarwanda amata, bityo akaba ari umukama ubasabira amata. Mbere y'umwaduko w'abazungu niho nasobanuraga Abanyarwanda bari bunze ubumwe, nta na rimwe Abanyarwanda bigeze basubiranamo hagati yabo, babitewe n'ibyaje kwitwa amoko: Abahutu, Abatutsi, Abatwa. Abanyarwanda bahuzwaga n'Ubunyarwanda, bibonamo ko bose ari bene Kanyarwanda. Ibi byanashimangirwaga nuko igihe igihugu cyabaga cyatewe n'ababisha amahanga, bose bahagurukiraga rimwe, ndetse hakaba n'abitanga igihugu bakagipfira. Mu mateka yacu tugaragariza ko iyo umuntu agiraga inka yenda zikosheje abana be, bakobwa be, cyangwa se azigabanye zikororoka, yahinduraga icyiciro. Ariko zanyagwa n'ababisha cyangwa zirwaye ugakenya, ukongera ugasubira hasi, kandi wajya gushyingira ugashyingira no mu muresha mu mikoro. Ibyo bihinduka no ku isi yose. Ibyo bari babizi kandi barabyirangagiza. Bamaze kubishyira rero mu nyandiko
abakoroni bazanye bashyiramo ubwoko, noneho bakavuga ubwoko gakondo twe twari duhuriyeho n'ubwo n'ubwoko gakondo twari duhuriyeho, abasindi, abenga, ababanda, abacyaba n'abandi. Kandi muri iyo miryango ibyo byiciro birimo, kugira ngo bashiki bacu bakunze cyane kubivuga, yenda tsitaye cyangwa se agakandagira nko kubashirira aritakuma ati ego mwabasindi cyangwa mwabenga ntimubizi. Ibyo rero mu yamoko b'abatutsi tubihuriyeho, bigaragaza ko twavaga indimu, kuko ubwoko gakondo ntibuhuriramo mutava indimu. Ariko icyo bise resi cyangwa rase ni nk'uko wabona umushinwa umubonye aha muri twebwe wamubona kuko we biba bigaragara, cyangwa umuhindi wamutandukanya n'umuzungu wundi, cyangwa n'umunyarwanda cyangwa n'umwirabura. Ariko ikirani nizo twahuriragaho. Hejuru ya kirani haba tribe niyo izamu ifite ururimi rwayo, ifite aho ituye, ifite. Ariko mu Rwanda nta hantu na hamwe basanze bataranarugabanya, kuko u Rwanda rwagendaga rukagera muri Kongo, hariyo hagiye bitaga ibiti bimeze nka perefegitura, hagiye ibiti bine: Itongo, Gishari, Bugande, Mabungo. Muri Tanzania hariyo Bugufi, Ubushubi, Ubujija. Aho hose u Rwanda rwabaga ruhuje ururimi, bataraza ngo babikore kuri ababikoze. Ariko barabyigaho, iyi reshi kiramo idafite igisobanuro mu Kinyarwanda, kuko iyo bayishyiramo Abanyarwanda bari kubimenya, bari kumenya ko iri jambo nta shingiro rifite, ko Abanyarwanda bahuzwe na byinshi. Ahangaha tuhatanga ingero kuko byateguwe. Ubukoroni bumaze gushinga imizi ahangaha, kuntu u Rwanda Abadage bamaze gutsindwa ruhabwa kuragirwa n'Ububiligi. Ububiligi kuntu byari bitondetse wabo mu buyobozi bwaho, hejuru hari umwami w'Ababiligi Leopold, munsi hakaba minisitiri wa koloni, munsi ya minisitiri wa koloni hakajya guverineri generali wa Congo Belge, Rwanda, Burundi, akagira icyicaro Leopoldville muri Kinshasa, akagira vice guverineri wa Rwanda, Burundi, akagira icyicaro i Bujumbura, bitaga Busumbura. Munsi ye hakabaho rezida niwe bagarimbganiye n'umwami. Mu Rwanda igihe hari rezida Morteha, i Burundi hari undi aribo baringaniye n'umwami. Munsi y'umwami rero hakagira bitwa aba administrateri. Abacu amashuri yose bashyizeho bigiraga kuba assistant veterinary, assistant agronome, assistant, nta waba umuyobozi, ni assist. Aho bagarukiraga aho hejuru hakaba murumva n'amategeko twaturutse mu Bubiligi ukayazana ku rwego rw'igihugu, ibyategurwa byose mu gihugu birimo n'amashuri. Ahangaha natanga urugero nko kwibaruwa yanditswe na Musenyeri Karase ku itariki 14 z'ukwa 4 1930, yabwiraga abayobozi b'amashuri, kuko amashuri yari Kiliziya, ababwira amabwiriza yari yaratanzwe mu 1927 yuko Kiliziya biturutse ko niwabo mu Bubiligi Kiliziya Gatolika yari yiganje n'ishyaka ryategekaga ryabaga ari Kiliziya Gatolika. Abakeya bariyo b'abaporoso nyine ntabwo bagira kubwiganze mu nteko, bityo amabwiriza aturutse mu Bubiligi Bruxelles yagomba kugera muri Congo Belge, Rwanda, Burundi. Amashuri nibo bayoboraga, bityo amashuri bayahezamo abandi. Amadini aho yagiye yandi aho yaziye nk'ayaba, ahangaha navuga Abadage bagihari bari bafite n'abiyobokamana ko ryagendaga n'abakoroni.
bari bafite abitwa abaroteri kuko bari Abadage. Abaroteri Gahini, hariya Gahini y'Abaporoso yari abaroteri, mu Kiyovu yari ihari, Ikirinda yari ihari, no Kwijwi hose hari akiri u Rwanda. Abadage batsinzwe habayeho Ababiligi n'amadini, bikwereka ko n'amadini yajyanaga na politiki yabo. Icyari cy'abaroteri bose bahise bagiha abitwa abapresbyterienne kuko nibo bakorana n'Ababiligi. Hari igihe rero hariya Burasirazuba higeze kuba umupaka wagomba gukatwa uturutse nk'uko umuhanda uturuka Rusumo mubona kugera Kagitumba, hari hometswe kuri Tanzania. Icyo nicyo Musenyeri Karase Shokora yashoboye kugenda kubivuga, bahasubiza u Rwanda, kari agacumu kaba karagiye kuri Tanzania. Ako kanya bikimeze bityo, ahari ahabaroteri hari hamaze kuba ahabongereza, hahita hajya Abangilikani n'abarimu baho ba mbere bavaga i Uganda kuza kwigisha hariya. Murumva rero ko ibi bivuzeho kugira ngo tubone neza ko imiyoborere y'idini yabaga ijyana neza n'ubuyobozi bw'abakoroni. Babuza rero andi matorero nk'Abadivantisite babatwara Gitwe, Abisilamu bitaga Abaswahili babashyira Nyamirambo, buri hara ku Muzigiti munsi ya Tarako haba harengaga, iyo warengaga harenga bagiye mu Baswahili. Ni naho tubona Umwami Rudahigwa yarakoze mu mafaranga y'isanduku ya leta kugira ngo yubake iriya shuri yonyine yitwa Intwari hariya Nyundo, kubera ko byari mu mabwiriza y'abakoroni ko amashuri ari ya Kiliziya Gatolika. Bityo rero n'integanyanyigisho byose byabaga biyobowe na Kiliziya Gatolika. Ibyabereye hano ahangaha ni mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Havugiwe byinshi bitandukanye, abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1994, hari abatanze ubuhamya, hari ibyo mwabonye dutangira ahabereye igikorwa cyo guhera ahantu bita kuri Burende no kuza mu rusengero kwiragiza Imana, nanone dusabira abahuye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo, ndetse twaje no kwava twerekeza ahangaha ku mashuri ya Kinyinya. Mwumvishe byinshi, ubuhamya bugiye butandukanye, ndizera ko namwe bakurikiye Kigali News 5, hari byinshi mwumvishe, hari benshi mwari mufite ibyo mugitekereza mu mitima yanyu, aka kanya mwahindutse kuvuga ko ibi natekerezaga byarubujije cyangwa ibi ngibi byabaye mu Rwanda. Nakurikiye amateka sinari nabasha kumenya uko bimeze. Hari abari hanze y'igihugu bumva ko iyo Abanyarwanda bibuka baniyubaka, hari abapfobya nk'uko mwabyumvishe mu buhamya bwanyuze hano. Hari abagiye ngo bajya ku mupaka w'u Rwanda na Kongo, bandikaho byinshi bitandukanye. Urumva nabo ngabo ni bamwe baba bagikomeje gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda 1994. Turi ku nshuro ya 29 twibuka abazize jenoside yakorewe Abatutsi. Nkatwe nk'urubyiruko, urubyiruko narwo rwagize uruhare kugira ngo dufate imihoro n'imipanga n'imiheto bitewe n'icyo gihe n'ubuyobozi bwari buriho. Urubyiruko natwe twibutsa ko tugomba kuba imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba, tukaba ijisho rya bagenzi bacu, aho twumvishe amakuru atari meza tukatangira kugihe. Komeza ukurikiye ibiganiro byacu, ariko nanone twibutsa gukomeza kwibuka no kwiyubaka ibyabaye ntibizongere ukundi.